uragenzwa n'iki abanye nicare atabuka ariko nawe wihaye ibyicaro mbese kuri kw'Imana ndakubwiye ko ndi umukobwa urabona abantu bicayemo ari umukobwa ntacyo komeza uvuga nashaka gusuhuza natambuka hano nkakubona utambuka sinzi n'urambonaga twakubitana nkubona urabona nakwita ku bantu bagenda urabona ubu ujya nabibonera umwanya se kuba nanjye gusubiza ikibazo nsuhuza se unzaniye iki ukabaza kunsuhuza ari abaza bikorera oya buriya narakubonye se kubeshya muri umukobwa numva nagukunze numva nshaka kuba nagusuhuza byonyine ariko akanakumye natambukaga rwose wowe ukurera umuntu utazi kuri kw'Imana ariko Yesu Imana yaragowe ni ukuri kw'Imana umusike ibintu uvuze urabizi ni ukuri kw'Imana ese ariko kuvugisha ukuri ni ntacyo bitwaye kandi Imana unzaniye iki se gushaka n'abashyitsi abashyitsi ni abaza baneguje kandi nabo baza bikoreye reka turi muri kimwe no muri handitse ngo ubwo rutagendamo abashyitsi ntabwo bari burimo ariko umushyitsi uza gukonsoma abantu none iyi minsi twibereyemo urumva atari ikibazo umushyitsi nakira n'uza wikoreye kandi ntabwo njya ntungurwa ngiye barantegura ntanzaguteguza hanyuma ngo icyo kugenzaga ni iki baragukunze cyane rwose bashaka kuba naganira nawe bakunsuhuza byonyine batunabuka nansuhuza ukamenya bikamarira iki ese kugira inshuti ujya kugira inshuti iyo ugize inshuti imwe yungutse inshuti wungutse byinshi uranza kungurukiraho ibikirere byinshi ni ukuri byinshi cyane ngewe buriya tumenyana nawe wazishima kumenyana nanjye ufite amafaranga se mfite amafaranga ariko etaje yacu ndi kubaka yanjye cyangwa uri umwenjeniyeri uri kubakira abandi etaje yanjye ni kubaka mfite n'uruganda rukora rutunganya amasima ese njyewe mfite umugabo n'abana bane aya mugabo se ntari uko ashaka wenda ashaka umugabo n'abana nabashaka none se ko wumva nashatswe urashaka kabiri oya none se buryo se washatse ntabwo yongera gushaka ubu ugiye kongera kunshaka rero amasezerano twagiranye buriya mu murenge n'imbere y'Imana tuzongere tuyasinyure urumva Imana se byo yabyemera imbere y'Imana si imbere y'Imana Imana si mujya gusezerana ubwo yari yahagaze kandi twese turi abakozi b'Imana nanjye hazakigikira tugasezerana hanyuma bikagenda bite tukabana neza nkakugurira imodoka nkakubakira igipangu ni ukuri kw'Imana yewe nta kintu na kimwe ntazagukorera ukuri kw'Imana aho si ubwo nimba waraciye hano ukambona ntabwo wabonye n'umugabo wanjye wabonye ukuntu ari umugabo mwiza muremure ushinguye w'ibogari nyine abadamu abakobwa bose batambuka mu nzira bakamwifuza oya ntabwo nitaye ku umugabo wawe niwe nitayeho ariko si banze nanyegere oya mwegera si biki banze nanyegere arega njye nta kintu azagukorera ni ukuri kw'Imana uzi ibyo umugabo atagukoreye nzaza mugushe neza we buri kimwe cyose mbese uzagukirika niba uzagura imodoka nugere iriya etaje ndi kubaka hano hepfo nzayiguha ni ukuri kw'Imana ya yindi iri hariya ahubwo banze some iriya njya mbona iyo bari kubaka iriya nzayiguhereza ngo n'imodoka ujye ugenda uparikemo urumva ahubwo banze nasome arega umaye bizu ni nka buruse muri etaje nukuri oya ntabwo nagusomye oya soma etaje se soma etaje uno si ni etaje uzabanza ujye kuyinyereka nyisura shyira kuyireba hano hepfo bizu tugende ujye kuyireba urumva njye nawusinyira na sheke oya ndabihakanye oya banze na bizu ariko rero banze uyigire mama ko ibyo ni ibicurimo ibyo ni ibicurimo ye baba we mbega ngo umusaza wanjye ararigwisha
ibiki se wakakobwa umugabo wasiga byuka ajya kugupagasiriza warangiza ukazana abagabo mu rugo arapagasa se njye ntago napagasa ntago mfite uburenganzira bwo kujya kwipagasiriza ako nagasubiza iwacu nararyaga n'ubundi waje muri iyo ngomba ushaka ndakwiyamye waje muri iyo ngomba ushaka kuranguruzamo ndakwiyamye mfite uburenganzira itonde ntago nshobora kubyumva umva nkubwire iwacu nararyaga nararyamaga nuko urukwavu ikintu cyose twifuje twarabikoraga nimba warabikoraga rero sohokana hano ni iwanjye ntago ari iwawe aba ari wowe usohoka wenyine sohoka n'ihabara ryawe ihabara ubu se uzunguje ufunze bubuno ugiye hehe umva njye mfite uburenganzira bwo kugenda ndacyari mutoya urumva neza ujya hehe ndavuze ngo genda ahubwo wowe nsohokera ahangaha kuko waje uhansanga uramuhamagara si bikizana n'icyo gitelefone